Ndakwakira none kunyumva ni IT Shabs nkuko umumenyereye agenda akugezaho amasomo y'ubwenge umunsi ku munsi. Uyu munsi rero tugiye gukora igikorwa gisa n'igishimishije kandi cyagufasha mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Niba urambiwe akajagari k'abantu kugendana amatelefone menshi, gukora ibintu bigutesha umutwe, abantu ukeka ko hari umuntu uguca inyuma, uyu munsi twabonye igisubizo nyuma y'igihe munsaba kubakorera videwo y'uburyo twazabikora tukabigwanyamo. So niba uri mushya rero kuri ino YouTube channel ndakwitsa ukaza gukanda kuri subscribe. Niba ino video igufitiye agaciro kanda kuri like. Niba ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa se inyunganizi cya video naza gukorera utaha, andika muri comment kugira tujye tubasha kubana umunsi ku munsi. So guys, uyu munsi tugiye kwiga rero uburyo twahuza amatelefone, ibyo bahamagare kuri simukadi imwe ukaba wabyumvira no ku yindi simukadi. Icyo biri buze gusaba rero no gukurikirana ino video kuko ibwaze kuba igizwe n'ibice bitatu gusa. Aho ndibuze kuba nkwereka what is call forwarding cyangwa se call forwarding neki, nkakubaza nkakubwira batise ikoresha itwe, batise ingaruka zo kuba bayikoresha ni izihe, batise simukadi bayikoreshaho ni iyihe, ase byashoboka yuko ahantu wayishyizemo cyangwa se barayiguteze wayivanamo. Ibyo nibyo ngiye kuba nkubwira muri ino video, nakwereka uburyo rero wayikoresha kugira ngo tuze kuba turi kumwe neza muri ino video. Wibuke gukanda kuri subscribe, ukande kuri like, nangiza wandike muri comment video naza gukorera ubutaha. Rero icyo ndashaka uba ufite ibi bikurikira kugira ngo tubashe kuba twaza gukora iyo call forwarding nkuko twabipanze. Iyi call forwarding ikintu uze gusaba kuba ufite rero ni ibintu bitari byinshi. Ndagusaba kuza gukurikira video yose kugira ngo mu gice cya nyuma ndakubwira ingaruka zo gukoresha call forwarding n'uburyo wakirinda ko izo ngaruka mbi zakugeraho. So ikintu bagusaba rero ni ukuba ufite telefone n'ubundi ukaba ufite simukadi ebyiri cyangwa se hejuru yazo, ubundi ukareba na video kugeza irangiye. Hello guys, ndakeka nta mwanya dufite wo gutinda. Uno munsi ikintu tugiye gukora tuhera kuri code ya mbere. Urandika wakanda hano muri contact nkusanga gukanda ugiye guhamagara, wandike akanyenyeri 6 ukanda akanyenyeri ushyireho nimero ushaka yuko amajwi azajya ajyaho. Icyo kintu cyumve neza, akanyenyeri 61 akanyenyeri 250 7 8 cyangwa se 9 cyangwa 3 cyangwa 2 bitewe na simukadi ushaka yuko amajwi azajya ajyaho. Ako kantu ukumve neza nyamuneka, niko kantu k'ingenzi karimo. Kandeka gutinda dukande 2 9 6 7 6 4 7 danshyireho guhamagara, naje tuhamagara kuri simukadi ya mbere. Just MMI code started. Bishatse gusobanura yuko iyo code yatangiye yamaze kuba yakora. Gusa code ifite ibyo ikora, ihamagara amajwi. Iyo bahamagaye nimero ntubashe kuyitaba nibwo iriya code ikora. Iyo nyirayo atayitabye nyine wowe nibwo uhita uyumva, nibwo uhita wumva yuko bayihamagaye, ariko iyo yayitabye ntabwo ubyumva. Kugira noneho uyikuremo kanda urwego 6 rimwe ugashyiraho urwego ugahamagara kuri ya simukadi undi wabikoze. Ubona ko yamaze kuba disabled. Noneho indi code ukoresha mu kugira ngo noneho mu gihe ahamagaye gusa akitaba nyine akitaba atinze, hari uburyo wahamagara nimero ugahita uyifata, hari n'uburyo noneho umuntu abanza gutindamo. We nani reachable wawe ni ukuvuga nani mu gihe atayifasha ariko atanakubye, kuko nk'igihe ashobora gukupa hariya wowe ushobora kuyifata. Ukanda akanyenyeri 6 akanyenyeri ugashyiraho ya nimero. Tandatu 7 just numuzabikinisha 6 4 7 ugashyiraho urwego ugahamagara. Iyo ni code ya kabiri. Iyi code imaze kuyishyiramo ntago yakora udakanze n'ubundi byandi nagiye nkubwira. Ukanda urwego 6 2 urwego ugahamagara, kubera ko ariyo code wakoresheje n'ubundi ushyiramo. Call forwarding has been disabled uko cyagikwe twayaactivatinze. Code ya gatatu ari nayo ya nyuma ngiye kukwereka
uburyo uyikoresha noneho yo ukanda akanyenyeri 6 7. Iyi kode ni y'agaciro nyamuneka, iyi kode niyo nakugira inama yo gukoresha ngewe. Ugashyiraho akanyenyeri 250 7 9 6 7 6 4 7 ugashyiraho urwego ukaba wahamagara. Iyi kode niyo nakugira inama yo gukoresha. Iyi kode ibintu byose uvuze ntago ari akabata, amakuru yose yatangayo, nta bintu nyine by'ibanga igirayo, bwe ni ibyayo. Okay, kode kugira rero uyikuremo ukanda n'ubundi rwa rwego nkuko nabikwereka. Ariko mbere ko tubikuramo reka mbanze nkwereka kode noneho kugira ngo ukonfaminge yuko bino bikora. Kuri wabikoze byose wagiye ukanda ngo kugiye birakora yego nibyo. Gusa ari kode noneho igufasha kuba ahita ubibona kugira umenye niba basanzwe banakumviriza ube wabikuramo. Kugira umenye batise ameze bite. Na wandika akanyenyeri ugashyiraho 02 wanze ugashyiraho 2 ugashyiraho akego ugahamagara. Igimo kiranjyana we. Genda panze ndabona bitewe bihura. Just urabona yuko noneho call forwarding service has been enabled. Urabona ko hejuru y'agaki akantu hejuru bahise bama call forwarding service enabled. Okay, hejuru n'akari akantu bamaye niko mpita ngenda nkakandaho kuri simukadi ya MTN Rwanda. Hano nibwo uhita noneho ubona amasetting yose ajyanye n'iyo simukadi ugakanda kuri call forwarding akarimo yiloading. Okay, when line busy ni ya nimero, when announced ni ya nimero, when unreachable ni ya nimero. Gusa biri disabled ntago byemewe. Iyi niyo nashyizeho mbere. Uraza ugasettinga 557 2 9 6 4 5 6 nibanza 5 6 4 7 wangiza ugakora kuri update. None kaze kuri update gutya always forward. Ubwo nyine information zose zivugiye kuri iyo phone zizajya zitazigenda. Bino bintu saba kwitonda nyamuneka. Dore bahise ubirazana ibibazo. Gusa nyine bisettinga neza nawe ukamakinga sure yuko nimero yanditse neza hariho plus 250 ari ibanze uko urabona kandi ariko bimeze. Ubwo ni always forward. Urabona ko iri activated iyo ushaka kubikansoringa hari nimero isanzwe yumva amakuru avugirwa kuri simukadi yawe ukanda kuri turn off. Ubwo iyo ukandose kuri turn off amakuru ntago agenda. Okay, noneho akabona napanze kukubwira ukanyuma. Reka nze ndakakubwira muri final sawa turi kumwe. So akantu napanze kukubwira rero ni akantu kagira gati uko wumviriza amajwi kuri telefone y'abandi nawe bumva amajwi yawe. Inama nakugira rero, niba ufite umukunzi wawe aba nibo mbwira nyamuneka gusa ariko nk'abafite simukadi nyinshi bahuje y'izyawe ntago ari ngombwa kujya kubikora nyine kuri buryo. Gusa niba ufite umukunzi wawe uri wabikoreye undi muntu wawe ushaka kumviriza ushaka kundeka amakuru ye, uburyo ubigenza ugura indi simukadi udafite, ntugire n'undi muntu yibwira ngo azaguhamagareho. Iyo ngiyo akaba ariyo kumviriza gusa. Iyo baguhamagaye amajwi araza kubera ko nta muntu uba uzayihamagara n'ubundi wowe nta majwi ajyaho. Gusa iyo ubwiye umuntu akaguhamagara na ya simukadi bijyaho. So guys, nibyo kwitondera ukabikora neza. N'ubutaha tuzamuza indi video turi kumwe. Ciao, subscribe down there.